twese uri mu ijuru ryera, izina ryawe niryubahwe, abari mu isi bose bavuga urukundo rwawe. Amaraso yawe wamenye. Amahoro ya Yesu Kristo nabane nawe. Wowe turimo turaganira rino jambo ry'Imana, turacyarimo kuganira ku gusenga. Turimo tuvuga uburyo Yesu yigishije abigishwa be gusenga nk'uko bari babimusabye. Tugeze ku ntego ivuga ngo ibyo ushaka bibe. Reka dusome muri Matayo igice cya 6:10. Haravuze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Buriya iki bintu by'Imana bifite umurongo umwe, nuko mu ijuru iby'Imana ivuze biraba. Ibintu byabo byose biba biri ku murongo, nta kajagari kabayo, nta kavuyo, kubera ko nta cyaha kibayo. Rero iby'Imana ishatse bikorwa mu isi, mu ijuru, neza neza nk'uko yabishatse, nta kadomo kavuyeho. Rero Yesu kubera ko iri juru yaribayemo ari mu isi, yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi, copy and paste, photocopy, cyangwa se neza neza nk'uko bikorwa mu ijuru. Ari kuvuga ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi irimo ibyaha, mu isi irimo imibabaro, mu isi irimo intambara, mu isi irimo ibintu bidukurura, mu isi irimo ibintu biduca intege. Ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru ry'abakiranutsi, ijuru ritarimo ibyaha, ijuru abantu babamo bahimbaza, abanga ibintu ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Impamvu Yesu yabivuze ni uko arabizi ko abantu binangira umutima, abantu bibagirwa vuba, Abisirayeli nubwo bari babeshejweho n'Imana bibona ko ari ibatunze, ariko ngo hari aho bageraga begereye mu Bamowabukazi n'Abamidiyani bagasambana bakikubita imbere y'ibigirwa, kandi ibyo bintu Imana yarabibabujije. Rero Yesu aravuga ngo mujye muvuga ngo ibyo ushaka bijye bikorwa mu isi nk'uko bikorwa hehe mu ijuru. Rero iyo urimo usenga gutya biba bigaragaza icyo bita total submission, kwiyegurira Imana mu buryo bwuzuye. Aba ari ukuvuga ngo ibyo nshakaho mbikore nk'uko mu ijuru babigenza. Ntabwo urumva Imana ivuga ngo natumye ngo Gaburiyeli aratinda, ngo Gaburiyeli nange ibintu byawe. Mu ijuru ntabwo wakumva Imana ivuga ngo Gaburiyeli nange ibintu uba wigira. Mu ijuru ibintu byayo abamarayika ngo ni imyuka iyikorera, nta kindi baremwe uretse kumvira Imana. Rero biba bivuga ngo ibyo ushakaho mbikore nk'uko mu ijuru babigenza. Ntugire ngo ni isi yindi, wowe ubwawe ugomba kuvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ibyo ushaka bibe kuri njyewe, ibyo nshakaho mbikore nk'uko bigenda mu ijuru. Bigaragaza ko Imana uyizeye, kuko ibyo gushakaho ni si bibi, ahubwo ni ibyiza, ni ibigirira ubugingo bwawe neza. Bikagaragaza ko wiyeguriye Imana, bikagaragaza ko ushaka gukora iby'Imana ishaka. Kubera ko nasoje ijambo rivuga ngo yewe mwana w'umuntu we, Uwiteka yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho icya mbere ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana wicisha bugufi. Rero ibyo bintu nibyo biba mu ijuru, ni nabyo ugomba gukora hano mu isi. Wowe mbere y'uko ureba abandi bantu, reba wowe. Niyo mpamvu avuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Ishaka kujya uvuga ku Mana ugahamagara n'ubwami, ariko akanavuga ngo ibyo nshakaho mbikore nk'uko abo mu ijuru babigenza. Yesu yemeye kuza mu isi ibyo ushaka bibi. Buriya iyo avuze ngo ibyo ushaka bibi, we ubwe yaduhaye urugero. Iyo usomye mu Bafilipi haravuga ngo uwo nguwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana,
aravuga ngo ntiyatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, yambara akamero k'imbata, ngo ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rubi rwo ku musaraba ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina riruta andi mazina yose. Rero Yesu ubwe yemeye kuza mu isi. Yesu ubwe ntabwo yatekereje ko guhwana n'Imana ari ibintu agundira, ahubwo nk'uko yari arimo kutubwira ngo nk'uko ibyo data yashatseho nabikoze, nkemera kuza mu isi, namwe niko iby'Imana ibashakaho mugomba kubikora, sibyo? Hari ukuntu ikigeragezo cyiza bakakuvuga ngo nudakora ibi turakwirukana, ngo banyirukane, ukemera ugasambana, ukemera ukiteza cyamunara, ukemera ukitesha agaciro, Yesu wawe ukamuhindura zeru. Ariko Yesu we ntabwo yatekereje ko guhwana n'Imana ari ikintu cyo none wowe ugundiriye akazi, ubugingo urabutakaje, ngo ugundiriye sheri, ubugingo urabutakaje, n'ubundi bikarangira kwanza ako kazi se n'ubundi kuzakavaho. Ubwo urinde gukora ibyaha. Hari umuntu wavuze ngo niyo wanyinginga ngo mbe umwami w'ishyanga rinini rite, ngo ariko ndi imbata y'ikibi cyose sinagukundira. Rero Yesu nawe yemeye kuducungura kubera kwemerera iby'Imana ishaka ko biba. Intumwa za Yesu zibajyanye zaretse byose kugira ngo zikore iby'Imana igira gute ishaka. Bizinesi zabo baraziretse, ibintu byabo byose babishyira ku ruhande, bakurikira ubushake bw'Imana, kubera ko bari baramaze kuvanga ibyo ushaka bidukorerwemo. Ibyo biba yuko rero ndagira ngo mbabwire ko iby'Imana ishaka bigomba kukubaho nk'uko biba mu ijuru. Niba hari ibigerageza Imana yemeye ko bikubaho, ugomba kubyemera. Yobu ageze mu bigeragezo ngo yaravuze ngo Imana niyo yabimpaye ni nayo ibijyanye, izina ry'Uwiteka rishimwe, ngo ntabwo yigeze acumura. Rero ugomba kumenya ko niba ndi mu bigeragezo ni Imana ibishatse, kuko Yakobo yaravuze ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo, niyo umugubwa gituma niyo bagerageza, ngo mumenye ko kugeragezwa ko kwizera. Niba Imana yemeye ko kwizera kwawe kugeragezwa, wikwitotomba ngo uve ku Mana, ahubwo menya ko ibyo bintu ari iby'Imana igira gute ishaka. Imigisha niyo, niba Imana igutegekeye imigisha ikakuzaho, wigwishwe n'imigisha, ahubwo yigumemo yitwaremo neza. Rero nagira ngo nkubwire ngo iby'Imana ishaka byose bigomba kukubaho. Haleluya. Ibintu Imana ishaka bigomba kukubaho mu mutima kandi ukabikora neza. Rero Yesu avuga ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru, yashakaga kuvuga ko tugomba kwiyegurira Imana, agasigara atari twebwe twiyobora, ahubwo tuyoborwa n'iki? N'Imana. Tuyoborwa n'Imana, tugendera ku bushake bw'Imana. Haleluya. Umuntu bita Yosefu avuga ngo ibyo ushaka bibe, avuga ngo ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Yari azi ko nubwo ari mu bubata, nubwo bamugize umucakara, ariko ahagarariye inyungu z'ijuru, sibyo? Niyo mpamvu yavuga niba ari gereza ifungukiye imbere yanjye nta kibazo, ariko ntabwo izina ryawe riri butukwe. Haleluya. Rero ndagira ngo nkubwire ko iby'Imana ishaka bigomba gukorwa mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri ku ruhe rugero rw'uko iby'Imana igushakaho bikora neza neza nk'uko bikorwa mu ijuru? Iyo Imana ibwiye Gaburiyeli ngo jya kureba uyu mugaragu wanjye, ako kanya ubwo aba yahageze. Ariko wowe irakutuma ukavuga ngo kora ibi, ukazana amanarize ngo ndananiwe, ngo mfite akazi, ngo abana bane. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu ukunda umuryango we, akazi ke kubindutisha, aravuga ngo uwo nguwo azabibura.
rero ndagira mubwire ngo wowe ubwawe ku giti cyawe urigeze ku ruhe rugero ukora iby'Imana ishaka. Nasomye ijambo rivuga ngo nuko Dawidi amaze gukora iby'Imana yashatse byose arasinzira. Ndababwire ko kuba uri hano mu isi Imana yagushyizemo kugira ngo ukore ibyo ishaka. Ijambo ryaravuze ngo rekura uwo nabumbye kugira ngo ampeshe icyubahiro. Rero Imana yagushyizeho kugira ngo uyiheshe icyubahiro ukore ibyo ishaka hano mu isi, sibyo? Rero umuntu witwa Pawulo yaretse ubuyobozi yari afite, areka icyubahiro yari afite kugira ngo iby'Imana ishaka bikorerwe muri we nk'uko bikorerwa mu ijuru. Umuntu bita Mose, nasomye mu Baheburayo bavuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwirwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ngo ahubwo ngahitamo kurenganywa, ngo kuko yatekereje ko guta uko bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa bose bagize gute batunze. Ibyo ishaka, iby'Imana ishaka bigomba gukorwa ku kiguzi byasaba icyo ari cyo cyose, bigomba gukorwa. Daniel bazanye ibiryo biterekerejwe ibishushanyo, abona ibyo bintu si iby'Imana ishaka, ahita agambira mu mutima we kutiyanduza, kandi niko kubyarangiye atiyanduje. Bazanye ngo ntago ari busenge, yarakomeje arasenga aranga iby'Imana ishaka nibyo bigomba ku, ibindi byanyu bigomba kuzanywa. Bamutaye mu rwobo, Imana imukurayo kuko yari yakoze iby'Imana ishaka. Rero abantu bakora iby'Imana ishaka ni abantu, ntago iby'Imana ishaka tubyiga muri za kaminuza, nta leta ibaho izigisha iby'Imana ishaka, ahubwo iby'Imana ishaka tubisoma mu ijambo ry'Imana, warangiza ugasenga ukagenda ubimenya, ukagenda ubifurirwa. Reka dusengane. Wowe ugezeho ukora iby'Imana ishaka muri ako kazi yagushyizemo, uri gukora gute iby'Imana ishaka? Mu rugo rwawe, mu buzima bwawe, uri gukora ute iby'Imana ishaka? Kadusengane. Niba ubona utarimo ukora iby'Imana ishaka, dusengane ubwire Yesu ngo ndagushaka uze mbemo nkora ibyo ushaka. Kandi niba uri no kubikora nawe ugerageze umaximize mu izina rya Yesu. Mana turagushimye kuri data, tuguhaye icyubahiro. Ijambo riravuze ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ndakwinginze rero kugira ngo dushoboze gukora ubushake bwawe, kugira ngo ibyo ushaka bijye bikomeza gukorwa natwe nk'uko mu ijuru babigenza. Urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu. Amen. Data wa twese uri mu ijuru ryera, izina ryawe niryubahwe, abari mu isi bose bavuga urukundo rwawe. Amaraso yawe wamenye Igorogota, ayo niyo yatumye mbaho, ayo niyo yanyogeje ibyaha, ayo maraso yangiriye umumaro. Amaraso yawe wamenye Igorogota, ayo niyo yatumye mbaho, ayo niyo yanyogeje ibyaha, ayo maraso yangiriye umumaro. Uruwera Nyiringabo, uruwera Mukiza, uruwera mw'isi no mw'ijuru, uruwera ntawuhwanye nawe. Uruwera Nyiringabo, uruwera Mukiza, uruwera mw'isi no mw'ijuru,